we iyo witegereje uyu munsi wa none aho isi iri kugenda igana, usanga ari ikihe gihugu kitari muri iyi nzira y'amafaranga y'ikoranabuhanga? Ni ikihe gihugu kidashaka ko cyahuza ifaranga ryacyo n'ifaranga ry'ikoranabuhanga? Cryptocurrency. Ubushize yari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hazaho igihugu cy'Ubushinwa, hakurikiraho Suwede, havugwa n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi haravugwa igihugu cya Thailand, ejo azaba ari igihugu cy'Ubufaransa. Turabasuhuje cyane bakunzi ba Uburyo YouTube channel, aho mudukurikira muri hirya no hino mu mpande enye z'isi, igihugu waba uherereyemo icyo ari cyo cyose, ukurikirana channel ya Uburyo TV, tuguhaye ikaze. Reka twongere dusabe wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakanda subscribe, like, share na comment kugira ngo nawe urusheho kujya ubana natwe. Video yose twaprodinze ijye kugeraho mu ba mbere. Guys, tudatinze rero uyu munsi tugiye kuvuga ku gihugu cya Thailand muri rusange, aho cyagarutse ku ifaranga ry'ikoranabuhanga cryptocurrency. Nyuma y'amasaha make yashize, igihugu cya Thailand cyangwa se leta ya Thailand kimaze gufungurira imiryango ba mukerarugendo. Akaba ari uburyo bugezweho bwo gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga mu gihe barimo bishyura igiciro cy'ibyo baje gusura cyangwa se ibyo baje kureba mu gihugu cya Thailand. Ubu iterambere n'ibindi byose bakenera cyangwa se baba bari gutembera, buri kimwe cyose ku ba mukerarugendo baje gushaka muri Thailand, baje kureba ibibakurura, ibyiza nyaburanga biri muri Thailand, byose iki gihugu cyangwa se iyi leta imaze kwemeza ko barajya bishyura muri cryptocurrency. Leta ya Thailand kandi ikaba yashyizeho cyangwa se yashyize imbere cyane imivugururire y'amategeko agenga amasoko y'imari ndetse no kugendana n'impinduka ku mutungo w'ikoranabuhanga ku isi. Iyo bavuga umutungo w'ikoranabuhanga, ujye uhita wumva ya magambo ahishwe mu mibare n'amagambo mu nyuguti, mbese ku buryo utabasha gusobanura ari ibiki. Ni cryptocurrency. Aho isi ikataje muri cryptocurrency, niho iki gihugu cya Thailand nacyo gishaka cyangwa se cyifuza kisanga hamwe n'ibindi bihugu. Iri tangazo rikaba rimaze gushyirwa hanze na Minisitiri w'Intebe wungirije ndetse na Minisitiri w'Imari Pichai Chunhavajir bo muri leta ya Thailand, mu nama nyunguranabitekerezo ku ishoramari ikaba yabereye ahitwa i Bangkok kuwa 26 z'ukwa gatanu 2025, n'ejo hashize. Mu gihugu cya Thailand nibwo inama yabaye, ibera mu mujyi wa Bangkok. Aba baminisitiri bombi baragira bati: ba mukerarugendo bagomba guhuza amakarita yabo ya banki n'amakarita ya cryptocurrency kugira ngo bashobore kubona cyangwa se guhabwa serivisi muri leta ya Thailand. Aha hantu humve neza, ba mukerarugendo bagomba guhuza amakarita yabo ya banki n'amakarita ya cryptocurrency kugira ngo bashobore kujya babona cyangwa se bahabwa serivisi muri leta ya Thailand. Niwumva Thailand, abakunzi bagasobanuye, muri Thailand ni iwabo wa Ongobak Nyiramavi, cyangwa se iwabo w'abatera amavi, w'abazi gukoresha amavi cyane. Uwo tuzi cyane mu mafilime ni Ongobak. Aha niho muri Thailand niho havugwa. Abacuruzi bo muri leta ya Thailand nabo bakaba bagomba guhabwa uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo bajye bashobora cyangwa se kugira ngo bajye babasha kwishyurwa mu cryptocurrency kuri serivisi zose
bahaye ba mukerarugendo. Abacuruzi ba Thailand bose, abaciriritse n'abari ku rwego rwo hejuru bagomba guhabwa uburyo bwo kwishyurwa muri cryptocurrency. Bagomba guhabwa iyi systeme kugira ngo ba mukerarugendo bajye bishyura serivisi bahawe zose mu ma cryptocurrency. Urumva ko icyitwa ifaranga koranabuhanga rimaze gutera intambwe, cyangwa se ibihugu byose, buri gihugu cyose kiratangaza ibyacyo, ariko byose byegamiye kuri cryptocurrency. Iyi gahunda ikaba iri gusuzumwa na Minisiteri y'Imari ndetse n'amabanki byo muri leta ya Thailand, aho byitezwe ko igomba guhita itangira gukoreshwa nyuma yo kubona ibikoresho by'ibanze ndetse no guhabwa amabwiriza na leta ya Thailand. Uyu Minisita Pichai kandi yavuze ko bagomba kubikora kinyamwuga cyane ku buryo bitarateza ibyago ku ifaranga risanzwe ry'igihugu cya Thailand. Ibi ngibi byemejwe cyangwa se iri tangazo ryagiye hanze, bigomba gukorwa kinyamwuga ku buryo ntaho biri buhungabanyirize ifaranga ry'igihugu cya Thailand. Leta ya Thailand kandi yahise yemeza ingamba nshya zo kuvugurura byimazeyo urwego rw'ubugenzuzi bw'imari ya leta muri rusange, aho amasoko y'imari gakondo ndetse n'umutungo wa digitale bigiye cyangwa se bigomba kugira amategeko abigenga kugira ngo intego za guverinoma zo guhuza ibi byombi zirusheho guteza imbere igenzura ry'amategeko ndetse no guteza imbere udushya muri leta ya Thailand. Ahangaha nizere ko uri kubyumva neza cyane. Thailand yahise ishyiraho ingamba nshya zo kuvugurura byimazeyo urwego n'ubugenzuzi bw'imari ya leta yayo, aho amasoko y'imari gakondo, amasoko y'imbere mu gihugu y'imari gakondo ndetse n'umutungo wa digitale bigiye gushyirirwaho amategeko abigenga kugira ngo za ntego guverinoma yihaye yo gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga cryptocurrency zibashe guhuza bya bintu byombi, zirusheho guteza imbere igenzura ry'amategeko ndetse no guteza imbere udushya muri iyi leta ya Thailand. Iyi nama yabaye ejo kuri 26. Iri tangazo ryasohotse uyu munsi kuri 27, haciye amasaha makeya iri tangazo risohotse. Twababwiye ko buri kimwe cyose muri uyu mujyo cyangwa se muri iyi nzira ya cryptocurrency urajya ukibonera ku gihe. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, hanyuma video yose uploadinzwe ukajya uyibonera ku gihe. Dukorere subscribe, dutere ingabo mu bitugu, ukore share, iki kiganiro kigere ku bantu bose. Iyi video isohotse kuri uyu wa 27. Iyi nama yabaye ejo nyungurana-bitekerezo muri leta ya Thailand, hanyuma bahita bashyira iri tangazo hanze uyu munsi ko bagiye kujya bakoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga mu buryo ubwo ari bwo bwose, bemerera ba mukerarugendo baturutse hirya no hino imihanda yose kwishyura bakoresheje ifaranga ry'ikoranabuhanga cryptocurrency. Mbere gato y'uko iri tangazo rijya hanze, ubwo ni mbere y'uyu munsi cyangwa se mbere y'amasaha ashize, mbere y'uko iri tangazo barishyira hanze rijya ahagaragara, Minisiteri y'Imari ya leta ya Thailand yabanje gutangaza ko hagiye gutangwa miliyoni 150 z'idolari ku ishoramari ry'imari ya digitale ku bashoramari baciriritse muri leta ya Thailand. Muri iyi leta ya Thailand ni ukuvuga ngo iyi mbere y'uko iri tangazo risohoka habanje gutangwa irindi tangazo ry'uko hagiye gutangwa miliyoni 150 z'amadolari ku bashoramari baciriritse. Ni mu gihe kandi nanone hemezwaga ko ibicuruzwa bidahindagurika stable coin nka USDT na USDK byo bigomba gukomeza gucururizwa ku masoko yemewe na leta muri leta ya Thailand.
ahangaha urabyumva neza, mbere y'uko itangazo risohoka ko cryptocurrency igiye kujya iba inyishyu ya serivisi zatanzwe, habanje gutangwa irindi tangazo. Nyamuneka kora subscribe ku Buryo TV.